noneho nta nubwo agira n'ubushake no ku bandi yaba ko bari kumwe n'abandi ntago bijya ahubwo yumva w'icyo yareba ari kureba amaporunogarafi ari ibyo bintu biri satanike byerekana nyine ko yagoswe. hari imbaraga ibiryo z'umwijima ku meza ukajya muri resitora kandi batetse bisa n'ibyo batetse ukajya kudepansa amafaranga kandi ya 5,000 bakajyanye mu rugo bakayirya. yego ayugarame suvuga ngo atakaza bya byiyumvo na bya byishimo na wa munezero agahitamo izindi nzira hari uko byakemutse. Ubona abantu barara kubiri gutya niyo mpamvu babiteye. Hari icyo kaganura kumviza ariko spiritual husband spiritual mu mwuka umeze gutyo hari ibimenyetso byo mu mwuka n'ibifatika. Icya mbere kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu uzi cyangwa utanazi uko yaba ariko kose waba umuzi cyangwa utanamuzi icyo ntawe bireba. Menya ngo uriho umwuka mubi cyane w'abagabo ba ninjoro n'abagore ba ninjoro. Ukabona ko icyo kintu nunabikoze nunubatse numbuza uko ngira no wa mukobwa na wa musore binjiye muri rwa rugo ariko nubundi yifitemo wa mwuka w'umugabo wa ninjoro nubundi azaza kubw'induru y'abantu ariko uzamubwira uti hindukira ati ndakwiyamye ati ndagushaka urashaka iki. yego bijye biri nkaho kaje bintakunze kubasa n'ukuntawura muri uwo mwuka burije. Impamvu ntinze kuri iyi point niyo ishenye ingo z'abantu benshi. Nagira ngo duhumurize abagore bari muri ubuzima n'abagabo, duhumurize abagore muri ubuzima, abasore duhumurize n'ababyeyi n'ukuri babyeyi mu nyumva. Niba nta yindi ngaruka ihari ni gute umwana asazira mu rugo rwawe. karumvikanye mushumba ibi bintu genda numvise bikomeye. Twikendereye amasengesho hano, hakenewe amasengesho y'imbaraga, hakenewe umuhanuzi, hakenewe ijambo ribohora umuntu. Hano numvisemo ibintu byinshi cyane. Dukeneye akantu katurengera. Ariko ibaze kubona umukobwa wawe mwiza ariko wamukoze iki cyo gushaka umva agahita akubwira ati mva nshaka umusore ureshya gutya umeze gutya agaguha kondisiyo ku buryo ngo n'umwaba mushatse atamubona. Cyereka ugiye ku Mana igahita ikuremera ikakwempirimira. Wagira ngo se kugira ngo uwo muntu uvuga gutyo ntabwo ari we. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndagusuje wowe ukora iki Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Mushumba ko rikonseka mba nakurangare nkibagirwa kuvuga. Umeze neza? Ya ndashima Imana cyane. Reka dusuhuze abantu badukurikira aho bari hatandukanye. Amen. Kuri itariki nza cyane ndayikunda ya 20 urumva ni na 6 z'ukwezi kwa 6. Ni byiza cyane. Ndayikunze cyane kandi Imana ibampera umugisha. Kandi Imana igumushima izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe. Uyu munsi mfite ikibazo gikomeye mushumba. Abantu benshi bagiye banganiriza batari ko wowe ubasha kumugeraho turandika ntadusubize uzamutubarize iki kintu. N'abantu ndagira ngo abantu bigire hino kuko ibyo tujye kubaza ni ibintu bifite akamaro. Abantu benshi bajya bahura nabyo, nawe ushobora kuba warabyisanzeho ariko nimba utarabirota ndagira ngo uze wumve ibimenyetso hanyuma utangire wicekinge, wisuzume. Mushumba ushobora kuvuga uti si ibyo bintu ni ibiki. Ndashaka kumenya, n'abantu badukurikiye bashaka kumenya cyangwa bafite amatsiko y'ikintu ngiye kubaza. Ni ibihe bimenyetso yego bishobora kukwereka ko ubuzima bwawe cyangwa wowe ubwawe uriho umwuka mubi
w'abagabo b'ijoro cyangwa n'umugore w'ijoro. urakoze cyane Jerry, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, n'abadukurikiye mwese Imana ibaha umugisha aho muherereye, kandi mubwira ngo support yabo irakenewe, tubabwira ngo iminsi yo gutanga na mituweli yego koko disi tubabwira ngo tubyibuke, turashimira amaze kuyitanga. Nundi nawe tumuvuye ngo felicitation yawe yatwimwe, ariko nawe yarabyaye, yari muri Canada. Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha, nawe yabyaye event bitazabikora n'abandi bose, kandi nzako tuzakora neza. Hanyuma rero twihuse, ni ibihe bimenyetso byerekana ko umuntu ariho umwuka w'abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro? Yego, ntabwo byita umugabo umwe, kuko hari n'abantu batazi n'amasura. Yego, ni abagabo ba nijoro. Hari n'ugeze kunganiriza ngo yajyaga yumva yifuza kurota ngo uwo mugabo aze, ngo kandi akumva nibyo byiza kuruta ibyo mu rugo rwiwe. Urumva ko ari ikibazo. Ngo kandi ngo yaryama, ngo yabona abagabo no ku manywa aryamye, akumva ni byiza, akumva ngo nibyo byiza kuruta urugo rwe. Abantu haba harimo ikibazo. So rero uwo mwuka tuwite se ni spiritual husband, spiritual mu mwuka umeze gutyo, hari ibimenyetso byo mu mwuka n'ibifatika. Icya mbere, kurota ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu uzi cyangwa utanazi, uko yaba ariko kose, waba umuzi cyangwa utanamuzi, icyo ntawe bireba. Menya ngo uriho umwuka mubi cyane w'abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Ibi tubyumvikaneho. Kurota izi nzozi ubwazo nta kintu ubasha kugeraho. Icya mbere, bikwica mu bwonko, utakariza icyizere uwo mubana, nawe ubwawe witakariza icyizere. Icya gatatu, utakaza morali mu buzima, nta n'ikintu ubasha kugeraho buriya mu buzima, uba umaze ku buzima bwangiritse. So no kurota ukora imibonano mpuzabitsina nijoro, cyangwa se cyangwa ni having sex, cyangwa ni sex intercourse n'umuntu mushobora kuba muziranye cyangwa mutanaziranye, menya ngo uriho umwuka w'umugabo wa nijoro n'umugore wa nijoro. Mu yandi magambo baba babyita ngo you are single, nubwo ufite urugo, ufite ubuzima bwo kubura umusingo, bari mu ruzerero rwo kutaba mu rugo, kandi urarufite. Cyo wacyumvise? Nacyumvise. Uko wabikora kose, yaba ari umubyeyi wapfuye, yaba ari umwana wapfuye, nirinze kujya deep reba bino bintu, uko nabivuze inshuro nyinshi cyane. Ibi bintu mucumba ariko biraremereye, ntukabivuge ubinyuraho, kuko abantu benshi bajya babyibazaho, kuko aha birareba ku rubyiruko ariko rutangiye guca akenge, rukuze, tukazamuka ku bashakanye cyangwa abifuza kugira icyo. Yego, n'abakuze, n'abaciye imbyaro, n'abashaje. Ahubwo ntawe utarota uyu mwuka ugashorera abantu. Ariko mu kiganiro cyo ku matariki akurikira nzababwira uwo mwuka ukomoka ku ki, ugambiriye iki, ushaka iki. ubu ngubu turi kureba ibimenyetso bishobora byerekana ko nubwo ufite urugo, nubwo uri umusore, nubwo uri umukobwa, ariko uriho umwuka w'abadayimoni bagutera mu ijoro, memo no ku manywa. Ntabwo ngo ugere twagana nambwe ati ngewe mba numva iyo ndyamye ku manywa ati najyaga mbyifuza nka ngo nisinzirize babagabo bafite, kandi nkumva ngewe mpa agaciro kuruta urugo rwanjye. Kibazo. Icya kabiri ni instability relationship. Ubona abantu babana mu rugo, ubwo umubano udahamye cyane, urimo akavuyo, udahamye, bahangayikanye, hato na hati intambara, ugasanga mu rugo nyine birutwa n'uko urugo ntibanyitwe tuziretse. Wowe ukumva urugo rurutwa n'uko wajya muri gereza ukaba uruhutse, cyangwa ukumva kuba uri hanze y'urugo ariho ufite iki. Ujya umuntu ajya mu rusengero akumva sishaka gutaha, yajya mu gashaka gutaha, mbega aho naho menya ko uriho uwo mwuka mubi, nubwo utasambanye nijoro. Iki ikimenyetso kimwe, naho mu rugo hari uwo mwuka. Yego. Gatatu, uburakari utazi aho buvuye, kuba mu rugo barakaranya. Ubwo aho ni hagati y'abashakanye, nibo ndimo mvuga ndabashakanye. Urumva iya mbere, ariko iya mbere ireba bose n'urubyiruko. Sexual intercourse ku muntu wari wese mutaziranye. Kabiri, instability muri relationship, iyo n'abantu babana. Niya gatatu n'abantu bagira gute babana, urimo urabyumva ari mu rugo, ugasanga nta mutekano, nta mahoro, no gutongana, no gushwana. Be ugasanga buri gihe iyo instability tumaze kuvuga nko akazo cyo twaburakari, ukibaza aho bwavuye ukahabura. Nk'abantu bapfuye ubusa atari ku bundi
bari mwavuze ati ariko imbeba yavuye hariya Yego. ndati nanjye yavuye hariya undi nanjye yavuye baza gushwana bicaye atari kubundi twapfaga iki akantu k'amafuti ugasanga atari karabateranyije kubundi twapfaga eshatu twapfaga yambaye yavuye hariya ati n'ubundi navuga ko yavuye bongera bararwana banga ku buryo usanga ari gukozinga intambara akantu kose ni intambara kivuze ni intambara icyo ukoze ni intambara mbere ukabona ntuzi aho umujinya uva yo anga ntuzi ngo iva kwande ntuzi ngo nande ahubwo urisanga ikintu cyabaye kandi bitakabaye byiza ngo bikunde yego ugasanga ntuzi aho uburakari bukomotse umuntu mu kanya akavuga nawe ukabona haba harimo umwuka w'abagore n'abagabo barinjye umwe kuri mwafite ikintu kimuri inyuma ikindi ni ubwawe ngiye kukivuga abantu batabumva batunguranye aha ni ku bantu bose ubwawe kuba umwanzi w'iterambere ryawe aho umuntu yakwibaza ngo ese hari umwanzi w'ibyiza barahari umwanzi w'iterambere ryawe kandi barahaba pe umwanzi w'ibintu bye byiza wamurangira akazi igihe ntabwo ushaka akazi gaciriritse nzategereza akazi keza aho bahemba make nayo akayabura kandi uburyo ugiye ku isoko n'umwiza arakubona ubwo se hari umwiciye iterambere akazi ko bya bintu birimo ubwenge bwinshi ati ibi ntabwo nabikora nzategereza akaryama agasinzira kwa kuryama bakaza ubundi agakora ngo akikinira akaza pornography ugasanga uzaje aho ngaho uno umwanzi w'iterambere rye ubenza abahungu ugeze mu cyo kubenguka ugiye kubakunda nabo batagigukeneye abo wabenze bamaze kubyara abana 4 banagumaze ko atari ko nyine mbyibuka ninde iterambere ryawe ni wowe ubwawe baguhaye amafaranga ugenda ukora ibikorwa urayariye yamaze wagombye guteza njye mbona mbwira abantu buri munsi rano ntese niba Imana iguha amerwe yo gukwakira 100 angahe mu mufuka wawe se nibyo kugura imyenda cyangwa wakoze umushinga uzatunga we azahora baguhereza buri munsi ninde uyakuririye se wewe wayiririye ninde yagusaba umufuka se harundi ko yafite se umwanzi w'iterambere ariko ujya wemera ko ubushize ngiye kwigisha ahantu nabaganirije ijambo rivuga ngo nta utagira amavuta yamukura mu bibazo ahubwo habuze ijwi ry'umuhanuzi kugira ngo akwereke aya mavuta aho hari se cyangwa akwereke uburyo wayakoresha ukadahakira biravuga ngo mwizere Imana kugira ngo mubeho n'abahanuzi bo kugira ngo mukomere urumva nta muntu n'umwe mu isi ya Nyagasani udafite ibisubizo by'ibibazo byiwe ahubwo ikibazo Satana gutera kubisuzugura devil is a liar Satani ni umubeshyi umugore w'umupfakazi wari ufite ideni ry'umugabo we yamubwira icyo bita kuba umwanzi w'iterambere ryawe ngo kugera ubwo baragiye kumutwara abana ngo babagaragu garanga ndasanga Elisa amubwira ati ntabara mbuze icyo nishyura umugabo wanjye yari umukozi w'Imana wahishe babahanuzi mu gihe cya bica abahanuzi mu gihe cya Imeri kibariye Sawura bica ati ngo aremera arikopesha amade apfa atishyuye atari kumushyiraje kuntwarira abana bigenze gute aramurebera Elisa aramubwira ngo mu rugo ufite iki yaravuze mu Cyongereza ngo I have nothing unless the jug of the oil uretse akantu gato yakarimo amavuta ariko yabanje statement yari ntacyo I have nothing nta kintu mfite not nothing I have nothing deje bango I have mfite ubusa no ntabwo avuze ngo nta kintu mfite mfite ubusa unless uretse ntawe udafite dobelesa ntawe utagira icyo afite ntawe udafite icyo cyasha kumukemurira ikibazo ahubwo ikibazo ni uko tugisuzuguramo rero umuntu n'umwanzi w'iterambere rye I have nothing unless the jug of oil iyo connection rero uretse gatoya asanga natwe turi abanzi bacu tutabizi we the most of us turi abanzi b'iterambere ryacu dukeneye rero guhuzwa kugira ngo umuhanuzi atwatureho ijambo ry'ubuzima dukomere mbere tuvuge kwanza bundi abanyarwanda baciye umugani yego ngo wanga iby'iwabo abyibamo wanga iby'iwabo abyibamo cyangwa abyibiramo ni nk'abana bo mu cyaro ugasanga bejeje imifuka atabona y'ibishyimbo akagenda akuramo ingemeri agurisha kandi n'ubundi ni iby'iwabo nibanga mwana iri nibanga rikomeye ugiye kumva aramubwira ngo ufite iki mu nzu yawe
ntabwo yavuze ngo nothing, yaravuze ngo I have nothing mfite ubusa unless uretse gatoya. iyo abanza afite amavuta. Noneho umuhanuzi Elisa ntiyita ko ntacyo afite, ati utwo tuvuta, utwo ngutwo duke. ijambo rya mbere ry'ubwenge, iyo atadusevinga yari guhera amukorera ibitangaza. Ako se wamugana, waguze umufuka w'umuceri warawuriye urawurya urawumara, umwana ararwaye ngo nshaka gukira, kandi hari abashonje hariya, ntabwo wadashyeho agakombe. Urumva icyamusovye nicyo yasevinze mu nzu ye. Yego, banza nkurikire cyo wisigarije. aha iyo uriho umwuka w'umugabo wa nijoro ntabwo umenya kuzigama. Pinturirira bizaba biza mbona bucya sinzi ikiramuka, reka twirire sha, iyo tuyibonye turabirya. Ako se mushumba, uretse wowe no kuturenganya, abantu bagendera muri rya jambo ngo harya ngo utumenyere ibidukwiriye uyu munsi, by'ejo ubwo nibyo, ifunguro ridutunga riduhe none. Iryo yabaga muri izo nibyo kurya mu isafuriya. Abaga ijambo ritubeshaho uyu munsi riduhe none. Please ntabwo ari ibiryo. Yagize ngo ni ibiryo byo mwingo. Rega ibi jambo neza ni ibiryo. Urumva uyu mubyeyi w'umupfakazi. Yego. Yasevinze iki? Utuvuta nubwo ari duke. Cyamwishyura ideni niki? Utuvuta twatundi duke. Icyo savings. Yego. Kitandukanye n'icyo uriye. Icyo utanze usevinze imbere y'Imana. Ya mpfubyi, wa mukene, wa mushonje, wa murwayi, urimo urasevinga imbere y'Imana. Kabiri, andi washize muri bank, twatundi savings. Ubundi baravuga ngo ubikubabaye wigomwe. Yego, ubabaye pe, kuko hari ibindi wakabikoresheje wabitse bikazagufubika mu gihe cy'imbeho nawe. Yego rata, nje numvaga ko ari imigati yavugaga yako urumva. Yego, ati unless the jug of oil, ambwa ati genda utire, kombeka amavuta we, genda mu baturanyi ugire gute utire. Ndashaka kumva ibintu nka bitatu, nuko atishaka kwigisha ko nkurikire, ndashaka kubitegura nitonze. Ubundi umuntu ukugurije amafaranga ubu uri umucakara we. Uye kugurije ubu uri slave. wowe uyakiriye cyangwa wowe uyakiriye yagujije umuntu ubu uri umugaragu w'uwo muntu, aguhamagara igihe ashakiye, igihe ashakiye. Ntabwo mbyumvise neza, agenda gakeye. Umugaragu ninde? Umugaragu nk'ubu njyewe unyatse amafaranga, njyewe ntayashaka jewe. Yego, ako kanya nkiyagutiza, uri umugaragu wanjye, uri imbata yanjye, ugiye kunkoresha. ndagukoresha ko nutinda guhamagara none na telefone uyubike. Niduhura nkwepe. Hari n'abantu bafite telefone bagiye kuryama ngo baganire mu rugo, yabona message ya bank, igikorwa agahita arambika. Benshi bazirambika, ntabwo uricara n'umuntu ukabona mwana ngo mufashwa, ukabona mode, ukabona message abonye ati ntacyo dukomeza. Urya muntu si bitutse, ni bank ngo turatiza cyamunara. Nyirinzu ngo kutanyishyura, subiza bya bintu byanjye, mfite sheke yawe ndayijyana kuri bank. Baravuga ngo buri gihe uwagurijwe, the borrower ahora ari slave y'uwamugurije, n'uwamuha amafaranga. Yego, wakumvise? nabyumvise none. Rero uyu mwuka w'amadeni akenshi n'intambara no uherekana ko ufite the spiritual husband. Yego sinzi n'unkurikira buriya turi kumwe, noneho wantahuye 100%. iki kintu navuga ngo ikiganiro cyitondere abantu bakitega mu matwi. Urumva ideni yaratiye riramugora cyane, ariko icyishyuye ideni ni utuvuta yagize gute, ya savings. Ariko natwo ntabwo twari kumukundira, ahubwo yagiye kongera gutira ibyo azashyiramo ya mavuta. Mva kandi yongeye gutira iki? Ibikoresho. Iyo aza kuba atarabanye n'abantu neza, yari gutira nde? Ntawe ari kumutiza. Nese batiriho mutumvikana, ntabwo bishoboka. Ahubwo se we yakwemera kuguha ikintu cye, yaba azi kuri bukimene cyangwa ntukigarure. Sawa, no kubana neza n'abantu bigira akamaro. Yego, yagomba kwishyura ideni, ariko aryishyuza amavuta yabitse mu nzu. Yaryamanye n'igisubizo, yirirwana n'igisubizo, amutukana igisubizo, ahangayikana igisubizo, ariko cyari kiri muri w'imbere. Ariko hari hakenewe umuhanuzi w'Imana. Ni ibyo ngibyo nashakaga. Arangije kumuyata, arambwira ati genda utire ibihagije bikwiriye wumva wifuza. Yego, iyo aza kuba atarabanye n'abantu,
yari gutira nde? nta n'umwe. None se nturi umwanzi w'iterambere mu gihe ushaka kwibana wenyine? Bararwara ntujyayo, barapfusha ntutabara, barakora ukwe ntutabara, ntawe ushyigikira, byose urabihunga, urihisha, uba wenyine wishyize mu gatebo. Nukenera amaboko uzayakura. Muri iyi si umuntu akeneye undi. Subiriramo iri jambo. Muri iyi si umuntu akeneye undi. Ntabwo ukeneye, urankeneye, akeneye ariko bikeneye. Barakubeshye. Uri umwanzi w'ubuzima bwawe. Iyo aza kuba atarabanye n'abantu yari gutira he? Donde ijambo tubyumvikaneho. Elisa aramubwira ngo ukunzemo utuvuta hose, icyuzura ukibike. Twa tundi dukeya adukwirakwiza muri bya bindi. Icyuzura ijambo rimvugira. Ariko icyuzura kigire gute? ukibika. Hari abandi cyuzura. Tujye muri Marriott, tujye muri hoteli, tugura imodoka, tugura mbega cyuzura sohora, cyuzura sohora. Icyuzura ubika. Kubika ni uburyo bubiri. Hari uguha abakene, hari no gusevinga. Bambwira ngo byose byuzuye. Sawa. Turongaho gurisha, asiga gutunga n'abana. Uwaguze ikibanza make. Uretse gatoya. Njyewe ngiye ku muhanuzi. Aranyijorije. Hamagaye babandi bose bati tugende, hari ahantu hari inkoko ziryoha. Cyane ni n'akabenzi bose ntumura kagena kagura n'urukweto rutabaho kakira mu bintu byinshi bidasanzwe. Yego urugire gute? Ubike. Nakubwiye ngo iyo ufite umwuka w'abagabo ba nijoro n'abagore, umwanzi w'iterambere ryawe. Nagusobanukiwe pe. Noneho wanyumvise. Iki nshaka kuzagitegura. Nakumvise. Akora mu buryo buri live. Icyuzu urugire gute? Ubika. Ubike. None urahora icyuzuye usohora, icyuzuye uvanamo, icyuzuye uvana. Urumva bizagenda gute? Umuhanuzi ngo yongere so. Yesu yavuze ngo iki? Asanze abantu inzoga yigarira yashize, yagiye batashywe babwikana yigariraye. Yavuze ngo mudahe mwuzuze, ntabwo yigeze. Avuga ngo mene bisigayemo. Yafashe intango ziraho na mudahe mugire gute mwuzuze. Bumva icyo umuhanuzi yavuze, kitabikunda. So rero uwo muntu nawe uzasanga ari umwanzi w'iterambere rye. Hari ibidakunda kuko icyuzuye tudasevi tutabika. Uriwe niwe wese azaza kuzaho, ntago babika. Cyuzura ubika. Ikingirana. So ukikingiranye. Ntago ibitangaza byose tubivuga ariko. Yego. Ase ubwo babwira umuntu gute ko abanyavuta ya pirate bateye amavuta na ya pirate? Wayabonye? Gute? Ntiyamubwiye ngo uvuga aho yavuye. Hano uraba amagambo. Uramubwire ngo urabona ngo nyine nkora ko we uri umwanzi w'iterambere, ceceka. Kuko umugabo wa nijoro n'umugabo wa nijoro batera amazimwe. Akora kumvise nibura. Batera amazimwe pe. Urakumvise ariko batera n'urusaku. N'abandi babyumvisha. Icya gatanu kubashakanye, iyo uriho umwuka w'abagabo ba nijoro cy'abagore ba nijoro n'ubugumba. Kutabyara. Ni ikintu cyo kwitonderwa, kuko Satani ni umwanzi w'inda z'abagore babyara. Bikaza ari mu nzozi cyangwa bikaza live ubugumba hari umuntu areba nyine. Ibimenyetso. Ni ibimenyetso ko wavuze. Yego. Urumva? Ntukabona abagumba se gute? Nimo turuta cyane. Ikindi rero kubashakanye, yego, twe kumara iminota y'abandi ni iminsi yo kuri 6. Dusigaje 5 yonyine. Kuko haragoye. Ku bantu babana. Ku bantu babana. Ku bantu babana. Ngiye urabisona mu cyongere mu kinyarwanda, mu cyongereza kugindusha n'ubundi nyarwanda urakindusha. Nabyita ngo nukutakaza ubushake n'ibyishimo n'umunezero mu kuryamana kw'abashakanye. Kose twabivuga ngo navuga ngo ni lack of sexual feelings. Kumva nyine wa munezero ntabwo kibishaka, ntabwo bihari, ntubyumva kandi uranye imyaka 5 mwarabyaranye, ntabwo byihari. Yego, aba bantu bariho umwuka umugabo na nijoro. Kuba koga mutarashaka n'abahungu ntabwo babyumva, izo zanyu muzihorezo feeling ntabwo zihari, mwe murabyemera. Yego, ahangaha noneho kuri n'abantu babanye mvuga kandi abantu ikintu uzabasanga mu ngeso, uzasanga bakunda kureba pornography. None kuki bamwe banikinishe bumva ariko buryo bwiza masturbation, kandi afite partner, kandi afite umugore, kandi afite n'umugabo, ariko kuko ubwo bushake
n'ibyiyumvo n'ibitekerezo byamaze kurangira muri we. ni ukuvuga ngo ibitekerezo bya mugenzi we ntabwo akibifite, nta bushake abufite kuri mugenzi we. none ubwo bushake bwo muri ibyo ngibyo utaranca mu ijambo, noneho nta nubwo agira n'ubushake no ku bandi, yaba ko bari kumwe n'abandi ntago bijya, ahubwo yumva w'icyo yari bari kureba amaporunogarafi, ari ibyo bintu biri satanike byerekana nyine ko yagoswe. hari imbaraga z'umwijima ku meza, ukajya muri resitora kandi batetse bisa n'ibyo batetse, ukajya kudepansa amafaranga kandi ya 5 miliyoni bakajyanye mu rugo bakayirya. yego ayo garame suvuga ngo ni atakaza bya byiyumvo na bya byishimo na wa munezero, agahitamo izindi nzira, hari uko byakemutse. Ubona abantu barara bukubiri gutya, niyo mpamvu babiteye. Hari icyo kakantu akumviza, ariko iki kibazo rero kirahari cyane. uracyumva ariko kakantu zo ibimenyetso bikomeye kandi bikubwira biteye ubwoba. yego sinzi n'ukuntu ntahura buriya. Noneho ku buryo usanga umuntu ntacyo atakwanga, ariko akumva muri we ntabwo kiri mu byo akeneye. yego vuga ngo icyo usanga ko the lack of sexual feelings, ahangaho urugo ruba rwagiye. noneho si n'ibyo gusa, memu n'abasore akumva mu gushaka ntabwo ari ibintu bye, akumva ntibimurimo. ubwo nawe ni ikimenyetso cyerekana ko afite umugore wa ninjoro. hakaba n'umukobwa nabwo atari kose, umugabo n'uwiki, abo kumva ikimushimisha ni uguteresharija kuri telefone akareba biriya bintu, ni ukwikora biriya byo kwishaka, usanga afite uwo muco. Ntabwo ibyo nta kibifite muri we. Burya hari abenshi, ibintu byateye abazungu bazanye ngo ibikinisho, wakumva nibyo yakukora. Ndashaka ahantu humve. Umuntu watanze ubuhamya ejo bundi aravuga ati nari ngeze ku rwego nyine iyo po yarayigezeho, yifitiye ibikinisho. Ibyo ngiye ni ibintu mbwira nzi cyane, ariko ndimo turabwira ibimenyetso. Ikinisho zo gusa ahubwo ko umva aravuga anafite utumashini akatubyora ibyo bivuga ngo ubyo ahangaha ni lucky kubura feelings. Ugasanga muri we hagize imyaka 40 ntazanye umugore, 40 ntaza umugore, undi agize umukobwa arabamanza ati ntago binandimo, ntagiye no kuba waruzwe ngo ubu mubikira cyangwa wiha Imana muri amatorero madini hariya, ugomba kuba uri muzima. Umubiri wawe functiona noneho ndi urafunctiona. yego ariko mu myaka agezemo hari cyambi mukamuyemo nta n'umukeneye kumva n'ibintu bira wa muntu n'ubundi nubwo azaza gushaka rwa rugo kubera ko abantu bamushakurije kuri pressure y'abantu, cyangwa n'ubundi azaza adafite iyo feelings yo muri wowe. Sobwo urumva ingo z'ubu zitari iyo mvuga si ukuri se, ziri mu manegeko. Nyaboneka mutwumve batuye muri Amerika, Canada, Burayi, Afurika Amajyepfo hose, mutwumve impamvu umugabo wawe cyangwa umugore wawe bitamufasheho ni iyi ngiyi. Wanamubwira utari ko wahindukiye ngo ndakwiye ngo naje kuba ikimashini hano se. Bagira izo mvugo ngo ntabwo naje kuba imashini. Abo bashobora no kubyara no kunezerwa n'ibintu bibiri. Kubyara se ko segonda imwe birashoboka, ni ibintu bitandukanye. Noneho ugasanga gusa nubwo ukabona ko icyo kintu nunabikoze numbuza uko ngira, noneho wa mukobwa na wa musore binjiye muri rwa rugo, ariko n'ubundi yifitemo wa mwuka w'umugabo wanjye nijoro, n'ubundi azaza kubw'induru y'abantu, ariko uzamubwira uti hindukira, ati ndakwiyamye, ati ndagushaka, urashaka hiki. yego bijye biri nkaho kazo ntakunze kubasa n'ukuntu ntawura muri uwo mwuka buriye. Impamvu ntinze kuri iyi point niyo ishenye ingo z'abantu benshi, n'abantu barabyumva. Turi kwirinda kujyamo deep cyane kuko harimo byinshi, harimo ama etape menshi. Abantu bo bakuze barabyumva, ariko wazashaka gusobanukirwa birenzeho. ese icyo tutavuze buriya birenze biriya buri banteza. Nabivuze neza. Ubundi mubyeyi, impamvu umuhungu watinda gushaka niyo nuko ibyiyumvo byo gushaka bitamurimo. Noneho ashobora gushaka kubera induru mwamushyizeho, ariko n'ubundi yahagera kabana ni bya bindi. Cyangwa umukobwa ko ndakubwira ngo hari n'abagore babwiraga batumva
ndakubohoye genda mu ugenda bushaka ushaka nzabarera akawishyira muri ibyo bintu akasigara yirebera ko ikiri satani ko ari umukara wabo n'ababande arega ubumwe bw'abera ministries dushaka kwerekana kino kintu yego waruzi impamvu ntinzaha so warubizi impamvu mukayampishuriye abantu bazakubeshye ngo batinze gushaka kubera inkwano ntibazakubeshye ngo batinze gushaka kubera kubabuza abantu ntabwo ari ubuzima bwenzo ko n'abatagira akazi bakora ubukwe nta muntu bwifasha n'abantu bamufasha niyo muntu uzamusanga batigiye sindi buce mu rusengero akinyurira yapanya ariko akaba n'ufite nawe ariko ugasanga undi we afite byose byifuzwa ariko muri w'imbere yarashize ntabyo ashaka agiye kujyanwa n'induru yanyu we no gushira azabyara umwana umwe atimva nta wundi ndi bukubyarire niba ushaka kubyara ca hariya ko ari ikibazo se mushomba nzabarera nguko ingo zibayeho uyu ni umwuka mubi cyane wo gutuma bigaragara ko mwatatswe n'abagabo ba ninjoro hari umwuka mubi wo mu rugo rwanyu yego akantu wari ukazi se buriya ntabwo nari nkaza ariko ndakamenya nawe simbwira gute nk'umuntu muzima utekereza neza ufite ubwenge ufite muri fonctiona agira imyaka 50 nta mugore atari na padiri atari Hayimana umubwira gute ukuntu umugore muzima yicara mu rugo akarusohoka bati ngendagiye ujyanywe n'iki ati ndagiye gusa ndagiye njyewe ndagiye hari n'ubwo ati giye nta divorce nzayiguha ndasohotse ngize gute ndagiye nta n'amafaranga yawe nshaka ngize gute ndigendeye nagira ngo duhumurize abagore bari muri ubuzima n'abagabo duhumurize abagore muri ubuzima abasore duhumurize n'ababyeyi nukuri babyeyi mu nyumva niba nta yindi ngaruka ihari ni gute umwana asazira mu rugo rwawe karumvikanye mushumba ibi bintu ugenda numvise bikomeye twikendereye amasengesho hano hakenewe amasengesho y'imbaraga hakenewe umuhanuzi hakenewe ijambo ribohora umuntu hano numvisemo ibintu byinshi cyane dukeneye akantu katurengera ariko ibaze kubona umukobwa wawe mwiza ariko wamukoze iki cyo gushaka umva agahita akubwira ati mva nshaka umusore ureshya gutya umeze gutya agaguha kondisiyo ku buryo ngo n'umwaba mushatse atamubona kereka ugiye ku Mana igahita ikuremera ikakwempirimira wagira ngo se kugira ngo uwo muntu uvuga gutyo ntabwo ari we nubwo atareba porunogarafi nubwo ashobora kuba atanikinisha ariko uwo mwuka mubi umuriho ku mpamvu z'uburere bwiwe kandi jyewe ntabwo nshaka kuzakura umuhungu muri Afurika ndashaka uwo tubana mu gihugu cy'Ubufaransa abanyarwanda narabarambiwe n'abazungu n'abose ngo n'umuzungu ugasanga we yishyize nk'ibintu bitanabaho ariko iyo ugiye gucunga ukareba neza suko kuri there is a spiritual behind of her or he yeah I got you hari spiritual behind kuri uwo mukobwa no kuri uwo musore nta makuru ufite ati musore washatse je oya ngo urumva ngo umukobwa wize ngo muremure ngo ungana gutya wese uzo no kuvuga ngo hari ibimurimo agerageza guhisha umuntu wese umuhaye ushaka kumushyira kuri pressure ahita guha ibimenyetso bikwigizayo kugira ngo bikugore kakajambo banzo kumve nawe siwe ntabwo azi biri mu bikorerwaho niyo mpamvu hakenewe deliverance niyo mpamvu ababyeyi muhaguruke we ntazi bimukorerwaho sengera abana banyu ayiwe tuyizere kandi aramutse acunze neza yasanga n'uwo mubyeyi mu rugo rwe nawe aheruka umugabo baheruka ubukwe cyangwa aheruka umugabo uko bagiye kubyara karande ariko feelings karande we karande ndabifuza byinshi ariko ndahinnye hariya mushomba aka kantu twitondere ibintu babyumve mu bwo umusore wagenda ashaka umukobwa ngo ureshya gutya ngo wizaha ngo wagize gutya ngo ntabona uwavuye muri Amerika sinzemera Harvard se uvuye mu yi witubeshya izo kondisiyo ushyiraho sizo z'ukuri ahubwo it is a spiritual behind of you change your mind
menya ko watatswe n'umwuka mubi. Aho tugiye gusubikira yego kurota ukora mariage n'abantu batandukanye. igikwe ngiye kubisuramo ndifata ubukwe bwa Brunajo narose ndi kumwe n'uyu ukora mariage ariko ni mu nzozi none. Abasore baranyumva neza. Aha ni mu nzozi ariko none ariko ibindi bivuze bisanzwe. Ubukwe n'abantu urazi icyo twita mariage ni contrat, ni isezerano rikomeye ryo kubana karamata. None urose uri mu rusengero na kanaka, mu gitondo urose uri kumwe na runaka, ejo urose uri kumwe na nyirakanaka. Urumva utari posede baratewe. Ngiye ibimenyetso byerekana ko uriho umwuka mubi w'abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. God bless you so much. Murakoze cyane. Icyo gukora nta kindi no kubimenya no kubisengera no kwegera Imana no gusenya ibyo bihome bya Satani pe, kwihanganisha ababinyuzemo n'abari ko binyuramo, twihanganisha tunabwira ngo muhinde n'abashaka kubyigira nk'abahanga n'abakoboye. Ibi ngibi byakurangiza nta bukoboyi mbonyemo, kandi ariko bakora nta bukoboyi burimo pe, bigire nko bugira abakoboye. Kandi rumva ni karande se wayigeraho ubukoboyi. Urabona ngo kiyengurana ngo niyo ntanabyara nta kibazo, ntagira nta kibazo ngo nazafata, mbe ukabona ko we ashaka kudefend ibintu bye amafuti. Ariko abanyamwuka twitegereza tureba tugera kure tukabona, bivuze ngo twe tubona that's there is a spiritual behind. Yego ndabyumva neza cyane. Spirit amaso y'umwuka bivuze ibindi bintu byinshi. Rero ibi ni ibimenyetso simusiga byerekana ko watatswe n'umwuka wo kubaho. Uzi ko hariho n'abantu baba nk'abasiribateri. Yego afite rugo. Imana ibaduhera umugisha. Murakoze cyane. Twibutsa abantu ko mushumba nimba ntabeshye, Imana ntago ifata ku gakano. Iyo wumvise ukabohoka birakubohora. Batera intambwe babohoke, babyumve. Babyeyi mukanguke. Yego babyeyi mukanguke, birakomeye cyane. Mukanguke. Mushumba reka ngushimire cyane, namwe mwese mwari mudukurikiye. Imana kongere tubibutse ngo mureke twishyurira abantu mituweli. Yego tuvuze abantu kumwe gabera ministries. Yego ni igikoro kandi rambaje ngo tuno dupira tugura ngahe ntabwo turatugurisha nyaboneka ariko tuzabitekereza. Imana ibamushye mu izina rya Yesu, amen.